isi iberaho ibintu byinshi bitandukanye, ibyago, amakuba, agahinda ndetse n'intambara. Bamwe barishima abandi bakababara. Iyi filime yitwa Inzira y'Urupfu. Ni kuki yitwa Inzira y'Urupfu? Niyihe mpamvu baba barayise Inzira y'Urupfu? Iyi filime irimo umugabo witwa Safari washakaga kwihimura ku muryango wabo w'umugore we Tereza kandi afite umukobwa abereye nyina wabo witwa Fiona. Uyu Fiona yabyaranye na Safari umugabo wa Tereza mu buryo bw'ibanga. Fiona akaba akundana na nyirarume ariko ntazi ko Paul ari nyirarume. Paul nawe ntazi ko Fiona ari umwishywa we, dore ko yaje no kumutera inda. Tereza afite ikibazo cyo kutabyara, yagiye gusaba urubyaro mu bapfumu ariko ntazi ko umupfumu asaba umwana ari umugabo we Safari. Ese Paul namenya ko yateye inda umwishywa we bizagenda bite? Ese Fiona namenya ko atwite inda ya nyirarume bizagenda bite? Tereza nawe namenya ko umugabo we Safari yabyaranye na Fiona bizagenda bite? Fiona namenya ko umwana yabyaye ari uwa Safari bizagenda bite? Umwana Fiona yabyaye yamujyanye mu cyaro amusigayo. Sekuru yaje kumwirukana mu ijoro. Tereza yaje kumutoragura amuzana mu rugo, ariko ntabwo bigeze bamenya ko uwo mwana uri muri urwo rugo ari uwa Fiona. Ni urugendo rukomeye kuri iyi miryango. Bizamera bite nyuma y'uko Tereza amaze kumenya ko Safari ari we mupfumu wamuraguriraga? Kurikira iyi filime Inzira y'Urupfu. Ndavuze ngo mu gihe cyose umwana akiri hano nta mpamvu ushobora kugera mu rugo rwanjye. Wambabariye ko urabona nikuraho umwana azaba hano. Ndavuze ngo ujye bisubiremo. Mu gihe cyose umwana akiri hano n'ibyo navuga byose kandi uzongera kubona yewe n'ibiryo wabyaga ubyibagirwa. Dekora ndakubwiye ngo uyu mwana mu gihe cyose mubona mu rugo rwanjye nta mpamvu ushobora kugira. Ikindi kandi ngiye ku kazi nidasanga nta kimubona aha ngaha nimubona urambona ngewe. Iby'umuryango wo kwa Tereza wankoreye ngiye kubihimuraho, kandi ngomba gukoresha imbaraga zose zishoboka nkabasenyagura, kandi nta muntu ugomba kumenya ko ibi byose ari byo uri kubikora.
ndaho iki ngo ndaho nta soni ese ubundi icyo ngicyo ufite ni iki watorotse ishuri uragenda ujya kurorongotana za butaraho hose none utahanye imyendaro iwanjye hari ubwo uyu mwana twigeze tumubyarana musubize kwa se gira vuba papa ntabwo nari muzanye ngo mumfashe ngo jya kabarisa ngo ngufashe umwana njyewe twaramubyaranye nta soni musubize kwa se abandi babyeyi abakwe babo baraza bagafata irembo bagasaba bagakwa bakabereka ibirori hari ibirori wigeze unyereka uri inzu ubyara abana bangana umwana ungana gutya hari ibirori wigeze unyereka papa ndakwinginze mbabarira nta kundi kuntu nabigenza nkubabarira si musubize kwa se none se uyu mwana niwo twabyaranye urananirwa kujyana umwana kwa se ukamuzana iwanjye utishura urarongotana uragenda uba indaya none reba ibyo utahaye ubisubiza iyo umugabo wawe ntandagiye nigeze gutera hari ubwo twigeze tubyarana njyewe kambayeho ndakora iki gusa ndamumusigira nzarebe uko azabyifatamo papa noneho niba wanze kumumfasha mbabara nibura umicumbira ijoro ubundi nindangiza ndagenda bukeye ujya urari wanjye n'imyendaro cyakoze si ijoro rimwe ugenda uryame ariko inyoni inkoko zikabika watomotse n'ibyo myendaro byawe ubijyane kwa se nta soni genda ujye kuryama ariko ubwo ruragiye urabyara ibigendaro buzukuru ibigendaro babazanye iwanyu uburetse inkoko zivuga utaragenda buretse ndakwiye